turamushimira kuko twagendanye yemeye kuduherekeza. Yego. Imana imumpera umugisha mwinshi. Amen. Dushimiye ikaze yanyu, turashimira itorero, abayobozi, abashumba ndetse inzego zose departement kubwo kutwakira muri inshuti, muri abavandimwe turaziranye cyane, twagiye tubana kenshi mu Kibahariya, mwaradusuye iwacu na Kivare mutubera umugisha, natwe twongeye kugaruka turi kumwe. Sanze mwarahinduye adresse, ndabona aho muri umaze kwaguka mugeze kure, nitegereje ibintu byinshi, mbona Imana yabagiriye neza. Imana ihabwa icubahiro. Turabishimira Imana. Hari abatangira ntibikunde bikagenda bigora, ariko kuba mwaratangiye mukaba mugeze aha mugeze, Imana ihabwa icubahiro. Kandi dushimiye ikaze yanyu byimazeyo. Imana ibaheze umugisha. Ndashima Imana itugiriye neza, iduhaye umugoroba mwiza kuba mu materaniro. Imana ihabwa icubahiro. Ndabakiriye mwebwe mwese bato n'abakuru bari hano muri iki kibanza, b'Imana yemereye ngo mwegere n'Imana ibaha umugisha. Mwanya w'ijambo tugiye kuganira, hanyuma reka tubumbure za Bibiliya, gira dusome ijambo ry'Imana. Abaheburayo 12 bice ni 12 murongo no wa 24, 12:24. Some mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Amen. Twongere dusubiremo. Nahinduye isomo nijoro, nateguye isomo turi buganire, ariko mu gitondo aho twateraniye baguma kuvuga ku maraso ya Yesu, ngo ngere hano nsanga nizo ndirimbo mufite, numva temira hindutse. Amen. Murabyihanganira nuko byagenze. Twongere dusome ijambo ry'Imana. Twavuze ko ari 12 no kuri 24. Havuze ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano risha, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayaberi. Amen. Dusoreze mu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka 23 igice cya 23. Bishimiye cyane, turavuze ngo nikaze musanze tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha. Ndabishimiye, baratwakiriye, mugize neza kuza gutaramana natwe. Imana ibaheze umugisha. Hanyuma haleluya, 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 haleluya. Nuko za ndirimbo za Pasaka zijye wazuririmba, uzikusanye zose, zitibuka uza wamutera. Ko ari ngombwa, barashakisha ijuru ryari ryuzuye abamarayika, barashakisha uwaje gucungura umwana w'umuntu. Yesu aritora aravuga ngo nije uri bumanuke kugira ngo nje gucungura umwana w'umuntu. Ngo yanejejwe no kongera kuba umuhuza wacu n'Imana, aramanuka birakunda, arika mwisi. Murabizi ko yagiye ahanurwa kenshi, uhereye mu bitabo by'itangiriro ugakomeza biriya bitabo mu isezerano rya kera. Hari amakuru avuga ubuhanuzi bwa Yesu, ariko byaratinze, bitwara igihe kinini cyane, bitwara imyaka myinshi Yesu ataragera mu isi. Mwibuke habe na Ibrahimu wa Musi aje gutamba Isaka, kijya cyari ikimenyetso kigaragaza Yesu ubwo azabambwa ku musaraba. Ariko haciye igihe kirekire cyane Yesu ataragera ku musaraba Igorigota ngo abambwe. Hanyuma intego ya Yesu kuza mu isi kwari ukuza gupfa.
Yesu nta kindi cyari kimuzanye, yarazanwe no gupfa. Twarabiganiriye kuwa kane aho twari turi, narababwiye ngo Yesu ntabwo yishwe n'impanuka. Yesu ntabwo yakoze accident ngo biratangaje ngo arapfuye. Ni urupfu rwari rwarateguwe, rwari rupanzwe, byari mu murongo, nicyo cyamuzanye kimuhagurutsa ava mu ijuru. Yaraje gupfa, yaraje kumanikwa ku musaraba. Tuzamura ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Ariko Yesu amaze kugera mu isi, amaze kuvuka, imirimo ye yayikoreye mu bihe nka bitatu cyangwa se mu bibanza nka bitatu. Umurimo wa mbere yawukoreye muri rubanda cyangwa se mu bantu, akora ibitangaza. Ubwo yahumuraga impumyi, agakiza abarwayi, agahagurutsa ibimuga, akagaburira abashonje, agatubura ibiryo mu mukwe bw'ikana bamutumiye, akagaburira abantu, agakora ibitangaza. Ubwo yavunjaga abantu bamubwira ngo natanga umusoro, agahamagaza ifaranga zikava mu ifi. Yari akora ibitangaza muri rubanda, cyangwa yari kugendana na rubanda, abantu bamugose ibihumbi n'ibihumbi. Bageze bashakisha ahari umunsi gwagaburira abantu. Benshi barabuze ngo bazoza bakomeza bamukurikire, ndetse abandi baravuga ngo nimureke tumugire umwami w'imitsima, azoza dukorera imitsima, inzara niturya gutya. Abarayitsatuye Yesu. Benshi bari baramukurikiriye inzara, bashaka kugira ngo inzara nizozi bakoraho bamurebe. Yari akora imirimo akiri muri rubanda, aha yakiza abarwayi, aha yakora ibitangaza, agendana n'abantu, agendana n'abanyantegenke, ari kumwe n'abigishwa. Yari akorera imirimo muri rubanda. Ariko igihe cya kabiri aho yakoreye imirimo, yayikoranye n'abigishwa, yagendanye n'abigishwa, ajana nabo ku musozi, barasengana, babana muri gahunda nyinshi. Igihe cya gatatu ni igihe yabayeho wenyine, yegereje kuja ku musaraba, nta wundi muntu bari kumwe. Yari wenyine, ari mu gahinda, ari mu mibabaro myinshi. Ubwo yari bwambwira abigishwa ngo igihe kirageze, ubwo ibyahanuwe bisohora, ubwo umwana w'umuntu agambanirwa agapfa. Ariko ngo ntibabyumve cyane, ntibabyakire. Ariko we ngo akabyumva, akagira agahinda n'umubabaro byinshi cyane, kuko yarimo arangiza aho agiye kubambwa. Yari kabona igihe kigeze, yari kabona intego yamuzanye mu isi, igihe cyayo kigeze. Ariko ngo arababara cyane, yabonaga biteye agahinda n'umubabaro. Yari ko yitegereza, akabikurura, akabona akubitwa n'abantu, abambwa, aterwa imisumari, bimujana mu marira menshi cyane. Cyo cyari igihe cyanyuma yajanye n'abigishwa, akababwira ngo nimuze tubane maso, nimuze dufatanye dusenge. Ubwo yarimo ababwira ngo se unaniwe no kuba maso, jibura ngo musenge n'isaha imwe. Masengesho y'isaha imwe nasanze ari amasengesho y'umuntu wamaze kugera mu ndege nke, uri kure cyane urenze. Amenshi ajya tuba dusenga y'iminota 10 ingahe, arya abarayo gushakisha uko twinjira mu kirere duhura n'Imana, tuganira n'Imana. Ugomba gusenga jibura isengesho rikarenza isaha, niho winjira mu kirere ugatangira guhura n'Imana. Ariko kiri mu masengesho yayandi y'amagambo uzi, arya wafashe wabrotse mu mutwe, utarinjira mu mbaraga zo gusenga. Masengesho yose iminota mike n'ay'abanyantege nkeya. Mwige gusenga nimuzoza muja kuryama, mukora igitaramo byibura cy'amasaha 2 mu rugo, mubone kuryama. Kaza musenga muhaye mwayura iminota 5 ngo mwurire ibitanda, ntimuba mwasenze neza. Tuzamura ibiganza hanyuma mbabwire kamaro k'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Amaraso ya Yesu, nababwiye ngo ngiye kubabwira ibimenyetso bitatu. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu utarahura n'amaraso ya Yesu, agira imitekerereze ipfuye, agira ibitekerezo bibi igihe cyose, ntaje atekereza neza. Igihe cyose yibwira ibintu bibi, yiha inama mbi, atekereza ibintu bidafite akamaro, atekereza ibintu bitogira aho bimugeza, atekereza ibintu byomuzanira gupfa, atekereza ibintu igihe cyose byomwambura ubwiza bw'Imana, byomwambura ishusho y'Imana. Atekereza igihe cyose ibintu bibi byomutandukanya n'Imana. Umuntu utarahura n'amaraso ya Yesu atekereza kubi igihe cyose. Yesu arema umwana w'umuntu ngo yaramuremye ngo agire ishusho isa n'iy'Imana, arongera aramurema kugira ngo agire gutekereza nk'uko Imana. Igihe cyose utekereza bitajanye n'uko Imana yakuremye, n'uko Imana yashatse,
bawinjiye mu zindi mbaraga zitari iz'Imana, bawinjiye mu zindi mbaraga zitari iz'Imana. Uri mu gutekereza bingana gute? Uri mu gutekereza gute? Ni ayahe makuru uri mu gutekereza abandi? Yesu ari ku musaraba bambwe, bamwambika ikamba ry'amahwa, ariya maraso ngo yavuye yari kava mu mutwe, ngo yari amaraso yo kweza ibitekerezo byacu, yari amaraso yo kugira ngo tuzo dutekereza neza igihe cyose, yari amaraso yo kugira ngo wezwe mu bitekerezo. Ndagira ngo muri uyu mugoroba, ubwo twagize umugisha wo guhura n'izi ndirimbo, tugahura n'ijambo, bavandimwe bari hano, mugire imitekerereze yejejwe ihuye n'amaraso ya Yesu Kristo. Tandukane no gutekereza kose kubi kwakuganisha mu byaha, kukakwinjiza mu zindi mbaraga zo mwijima. Gira gutekereza kwiza nk'uko Yesu Kristo. Waremewe gutekereza neza, ibindi byose utekereza n'izindi nama wiha ni za Satani. Ariko ugira gutekereza kwiza, uha agaciro amaraso ya Yesu yavuye ari ku musaraba, ari amaraso yari kava mu mutwe, yaraye kugira ngo nawe wezwe ibitekerezo byawe. Turakezwa kugeza aya magingo, uracatekereza ibi. Ikimenyetso cya kabiri ni ukugira ngo twezwe imikorere yacu. Ari amaraso yaviriye kugira ngo imikorere yacu ibe yejejwe, iba ari imikorere myiza, iba ari imikorere itunganye ishitse, iba ari imikorere ikwiriye abana b'Imana, iba ari imikorere ikwiriye abageze ku musaraba, ababonye Yesu abambwa. Ibuka ibikorwa uri mu gukora. Yesu ava amaraso yo mu biganza, kwari ukugira ngo nawe wezwe imirimo yawe ibe yejejwe igihe cyose. Korera Imana imirimo yejejwe. Turi mu itorero ariko dufite imirimo itandukanye. Hari abafite imirimo itejejwe, hari abafite imirimo mibi, hari abafite imirimo idakwiriye abana b'Imana. Ikimenyetso cya gatatu, ari amaraso yavuye, kwari ukugira ngo tweze imivugire yacu, kwari ukugira ngo tweze imivugire yacu, yeze amagambo yacu, yeze ibyo tuvuga, yeze ibyo twatura. Abakristo kuri none ko baravuga amagambo adakwiriye, ko baravuga amagambo atari meza, ko baravuga amagambo adakwiriye abana b'Imana. Amagambo yose uri muvuga apfuye ava mu kanwa kawe, ayo ngayo tangira uyatekerezeho, uyibwireho niba ari mazima, akwiriye umuntu wamenye amaraso ya Yesu Kristo yaviriye ku musaraba ari Igorigota. Tuzamura ibiganza duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu abambwe, uje ubiha agaciro, ubitekerezeho mbere yo kuja gukora icyaha, mbere yo kuja gukora ikindi kintu cyose kibi. Uzubanza urebe Yesu abambwe ari ku musaraba, numara ubikompare, urebe ubanza ubipeze, urebe imibabaro ya Yesu ari ku musaraba, urebe Yesu ababazwa, urebe Yesu akubitwa, urebe Yesu yambaye ikamba ry'amahwa, urebe Yesu ahayacirwa imudika n'abakecuru n'abandi bantu bose ba rubanda bari bamushima, bari aho ngaho muri icyo kibanza. Uje utekereza Yesu abambwe, utekereze ku mibabaro ye. Amagambo uhaye uvuga, uhaye watura, arasate muri iki gihe cya none. Ameze gute? Ese yokiza abandi? Hari aho yogesa abandi bantu? Hari aho yokwinjiza abandi bantu? Hari aho yokura abandi bantu? Hari ubwo yakiza abandi bantu? Cyangwa nayo kubica igihe cyose inama zawe zikuva mu kanwa? Turi mu itorero ariko abantu benshi tibaramenya amaraso ya Yesu, tibarabona Yesu abambwe, tibarahishurirwa Yesu wabambwe. Paulo yabwiye ab'Ikorinto, arababwira ngo ndiyaje kubabwira amagambo ngo y'ubwenge, ngo ndiyaje kubereka n'ubuhanga bw'amashuri yari yarize, kandi ngo ndiyaje kubereka kuko ari intyoza izi kuvuga cyane, ahubwo ngo yaje kubabwira Yesu wabambwe, ngo agapfa akongera akazuka. Nico Erika ashaka kubamenyesha. Ngaya makuru tugomba kumenyesha abakristo n'itorero muri iki gihe cya none. Ni Yesu wabambwe, agapfa agahambwa, akongera akazuka. Haleluya. Tugiye kugana ku musozo. Tuzamura ibiganza.
haleluya. Twongere kandi haleluya. Hallelujah. Haleluya. Gisirimba cyabaye hafi nuko. Hanyuma rero igitangaje kikwereka ko abantu bataramenya ko Yesu yageze ku musaraba n'ibyaha bahaye bakora kuri none, n'ibyo bahaye bavuga kuri none, n'ibyo bahaye batura kuri none. Ubushize hari umukristo waguye mu cyaha, byarantangaje cyane. Agwa mu cyaha biramukomeretsa, yigira inama yo kuja gusaba imbabazi kwa pasiteri. Aragenda ageze kwa pasiteri, noneho ngo ashitse kwa pasiteri aramubwira naguye mu cyaha, none rero ndasaba ngo mbabarire, naguye mu cyaha cy'ubusambanyi. Pasiteri aramubwira ngo nuko byagenze, naringize igihe nanje ngushakisha kwifuza shaka uko twasambana nawe, nari narabibuze, none kugira ngo nkubabarire bise neza bifate umurongo, nemerera nanje tubonane, hanyuma nkubabarire birangirire rimwe. Nuko iyo gahunda irangirira aho ngaho. Dufite abantu bahagaze mu murimo w'Imana, ariko ibyo bahaye bakora tibaramenya Yesu wabambwe, tibarahura n'amaraso ya Yesu. Ngaya magambo y'abaturi imbere bakagombye kudukomeza, bakagombye kutusha imbere, bakatugeza iyo tuhaye tusha, bakazatwijiza mu bwami bw'Imana. Nibo bahaye bagenda bananiza benshi muri iki gihe. Turi mu gihe dufite abapastori benshi, turi mu gihe dufite abavuga butumwa benshi, turi mu gihe dufite abantu bahagurutse bahaye bakorera Imana, turi mu gihe dufite abaririmbyi ibihumbi bahaye baririmbira Imana, ariko kandi bafite umusaruro muke w'abakizwa. Kandi icyo twakagombye guharanira, nicyo twakagombye gushaka, n'abari mu mwijima, bari mu byaha, niko kazi kacu kabari mu isi. Abakijijwe tugomba kubagaruza ineza, tubabwira ijambo ry'Imana. Kandi icyo ngicyo rero, kubera ko turi mu itorero, batubona mu murimo w'Imana, batubona tubwiriza, abandi bababona baririmba, hanyuma babandi rero nibo bongera gusohoka bakaja kugusha abari mu ndege nke bari hanze. Iyo umugushije biza bimunanira cyane gukomeza. Bazi ko ari bisanzwe, benshi babigize akamenyero, ni bisanzwe, ni bisanzwe. Niyo mpamvu dukorera Imana, ariko twitwikiriye ibindi byaha. Benshi bararirimba bari muri onapo, abandi bararirimba barakuyemo amada, abana b'abakobwa, abadamu, abandi barafunze byararangiye. Umva nkubwire, gukuramo inda kw'abana b'abakobwa byakwimira ko witwa mama runaka, kandi ntibyahagarika ko ukomeza kwitwa umukobwa, ariko hari icyo bitokuraho. Uri nyina wa Marihemu, yukuramo inda umwana ukamwica, zugumu kagaragara nk'umukobwa ino, hanyuma titwokwita mama runaka, ariko uri nyina wa Marihemu. Abandi bose bafungiranye inda, badashaka kubyara, badashaka kororoka, badashaka ko dutera imbere. Iyo wireba uko uremwe nuko uhagaze n'imirimo uhaye ukora, ese iyo baza gufunga bakugezeho uzureba ukabona nta kandi gaciro ufite? Bantu bigize bishizemo amarimbi nibo basigaye bihambamo abandi bantu. Ariko Bibiliya yarambwiye ngo umunsi w'Uwiteka uraje, ugeze bugufi cyane, kandi ngo uziye amahanga yose uko wagenje, ibyo wakoze, ibikorwa byose wakoze bizagusubira ku mutwe. Uracyakererejwe no gusambana, uracyakererejwe no kuroga, va muri ibyo. Yesu yaraducunguye, Yesu yaradupfiriye. Tandukana n'ibyo, Yesu yaje kurangiza iriya mirimo. Ariya maraso yari kava yaje kweza ibyaha, wowe uri mukongera ugasubirayo, wowe uri mukongera ukabisubiramo. Naratangaye cyane, Bibiliya yambwiye ijambo ku bantu bicara basubira mu byaha. Hari abantu babayeho ubuzima akihana none ejo agasubira mu cyaha, icyaha yireze none ejo akagikora, icyaha yireze ejo bundi akagikora. Bibiliya izibagereranya nka kurya kw'imbwa. Imbwa irya yarangiza ikaruka ikongera igasubira ku birutsi, nuko izibagereranya cyangwa ikabagereranya n'ingurube yari isa neza mu kanya ikivuruguta mugonda. Hanyuma rero iyo ukora icyaha buri gihe ni byiza kubaho ubuzima bwihana, ariko iyo wongera ugasubiramo ukongera ugasubiramo, hari ibyo uzutakaza ku bugingo bwawe utabugishikiriye, kubera kuko uba warabaye imbata y'ibyaha, uba warabaye imbata y'ibyaha. Uje wihana ukire uveyo.
nusambana ukihana ejo uveyo undi wongere kubitekereza utandukane nabyo. Mwezwe amaboko yanyu, mwezwe ibirenge byanyu, mwezwe amagambo yanyu muvuga, mwezwe imikorere yanyu ibe yejejwe ishitsi igihe cyose. Umaze kwihana icyaha kimwe ingendo zigera nko ku 10. Urumva amaherezo ari ayahe? Uzohora gutyo muri uwo mwijima ukora icyaha none nejo. Bibiliya yavuze ngo twegereye Yesu umwana w'Imana. Twegereye Yesu umwana w'Imana. Tuzamura ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Twegereye Yesu umwana w'Imana. Twegereye Yesu wabambwe, twegereye amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kuruta ayabe. Niyo maraso twegereye. Ariko abantu baracari mu mwijima. Barantu baracari ko barindagira, baracari mu mwijima. Tibaramenya makuru ya Yesu. Bavandimwe nimuve iyo mwaroye. Nimuve mu byo mwaroyemo. Yesu yaritanze kugira ngo twezwe mirimo yacu. Mubabera kuko yabahamagaye nayo hari yera. Mwezwe kuko yaduhamagaye nayo irera. Muje mu mucyo kuko yaduhamagaye n'umucyo. Muyoborwa n'umwuka w'Imana kuko niwo Yesu yadusigiye. Mureke kuyoborwa na kamere, mureke kuyoborwa n'irari ry'ibyiza n'umubiri. Muyoborwe n'umwuka w'Imana, muyoborwe n'imbaraga z'Imana. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Nimutandukane na Satani. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Abegereye Yesu bose abo barashinganye. Abegereye amaraso ya Yesu abo ngabo barakomeye. Abo bafite imbaraga, abo bafite ubutsinzi igihe cyose. Kuko amaraso ya Yesu azakizira, azakiza agahagurutsa abarwayi, azahumanura, azatunganya ibitari bitunganye, azatweza tukaba basima tukera, azatumurikira tukaja mu muco. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Mwegereye Yesu umwana w'Imana. Mureke kuvuga amakuru ye mu kanwa gusa atarashika mu mitima yanyu. Mwegereye Yesu. Mwegereye Yesu. Murwanye Satani nawe azabahunga. Hari abantu bicara bakomesha buri gihe ariko ari abakozi ba Satani. Wegereye Yesu, nurangiza urwanye Satani, umurwanyishe kwegera Yesu. Nurangiza Satani ubwo azibwiriza ahunge. Numara kwegera Yesu ugahaguruka uvuye inyuma, Satani azibwiriza ahunge. Hari abantu bakicomatanye na Satani. Tandukana n'imirimo ye mibi kuko amaherezo ye azagushira mu kaga gakomeye. Maherezo ye bizarangira uhiye ugiye mu muriro. Bibiliya yavuze ijambo ryiza hariya dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Bene data nibatambuke mbaye ndivuga kabangahe wongera ugaruke sister. Na mwene data twagendanye hano ndetse na bene data bashitsi muze tube nk'abasirimba kanya gatoya. Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ijambo ryiza ryacaga isambo. Yesu abambwe yari kumwe n'ibisambo bibiri. Ayo makuru murayazi cyane. Ariko kimwe kiramubwira ngo ese nduri umwana w'Imana wakwigishije natwe ukadukiza. Mugenzi waramuhindukirana aramubwira ngo ese nta n'isoni ufite twe ko twaziza amakosa yacu uyu nduzi ko ari marengana. Gihindukirana Yesu kiramubwira ngo Yesu nugera mu bwami naje uzanibuke. Kuja mu ijuru ntibisaba ikindi n'ukwizera Yesu Kristo. N'ukwizera Yesu Kristo ukamenya amaraso ye yavuye. Uracari mu mwijima, uracari kukekeranya ko uzaja mu ijuru. Tangira wizere Yesu. Yesu yarakibwiye ngo mu mwanya muto turi bubane nawe. Yesu mwibuka ijambo ryiza yakibwiye. Yaramubwiye ngo mu mwanya muto turi bubane nawe muri paradiso. Tugira ikibazo turi bubane nawe muri paradiso. Hari abantu baje mu byaha akibwira ko ataba kibabari. Umva kubwire muri uyu mugoroba ibyaha ufite uko bingana igihe ubigizemo sinzi imyaka umaze ariko ni wizera Yesu ukemera guca bugufi ukihana. Yesu aracagutegeye amaboko kugira ngo akubabarire. Tahuragera kugira ngo ureke kubabarira. Aho uri hose Yesu aracagukeneye. Wogaruka naho ugeze Yesu aracagukeneye. Yabwiye caga isambu ngo ubwo nizeye gusa turabana nawe muri paradiso. Ugize imisi ukora ibyaha ufite urubuwa ufite imbungenge ko Yesu atokugarukira. Izere Yesu umwana w'Imana.
curanga papa muze tube nk'abasirimba kandi uko ndasoje bavandimwe mwizere Yesu umwana w'Imana bavandimwe mwegere Yesu umwana w'Imana mwegere amaraso ya Yesu nyanshuti nawe asanguke dufatikanye musubiyeyo vuba mwarushe kazoreze kuri iri jambo karuwa bivuze ubushize biranezeza cyane numva avuze ijambo ryiza avuga kuri iki gisambo yaravuze ngo birashoboka ko paradizo yabera n'abapagani ngo zasaga n'iziteganye zasaga n'izibana hafi cyane avuga ijambo ryiza rya Nyamutunzi na Lazaro
Nyamutunzi murabizi ko akiriho mu isi igihe cye yabayeho, yari umuntu utunze cyane umerewe neza, ariko udategereje kugaruka kwa Yesu, uri mu byaha, uri mu mwijima. Lazaro nawe ngo akabaho umuntu w'umukene ubabazwa cyane, ngo imbuga ngo zageza ziza zikamurigata, ababazwa cyane, amerewe nabi, kuko ngo yegese yifuza ngo icyamuha habe n'ibivungukira bya Nyamutunzi aho yarya, agategama akavuga ngo Mana wamfasha hakagira agahanuka, naje kugira ngo bashe gutamira. Ngibyo byifuzo yaragira, ariko umunsi umwe ngo arapfa, Imana iramuterura imujana mu gituza cya Ibrahimu. Nyamutunzi nawe ngo Imana imujana mu muriro ajiyo. Umunsi umwe ngo arangiza Lazaro. Ngiryo ijambo rero ni ngaho byasaga n'ibibana hafi. Imana ngo yereka Nyamutunzi Lazaro ari mu gituza cya Ibrahimu. Lazaro arataka cyane, Nyamutunzi yarimo ababazwa, aravuga ngo Mana Ibrahimu wanemereye Lazaro agatonyanza nk'utuzi duke, kuko mbabazwa cyane, ndababazwa ino ndi. Yamubwiye ijambo ryiza, aramubwira ngo ahuri nino turi hariho umworera muremure cyane munini, kugira ngo abariyo batazino natwe turi ino tibyakunda ko tuziyo. Yesu avuga ijambo ryiza cyane, abwira cya gisambo, arakibwira ngo mu kanya gato turabana muri paradiso. Niwe muntu wa mbere yashanye amaze kwika ikuzimu, bamaze kumuhamba. Kundi umwanditsi wa Zaburi ya 24 yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo mwamarembo y'ikuzimu ngo nimweguke umwami w'icubahiro ngo ashukuruke, ngo nimweguke umwami w'icubahiro. Arabaza ngo si uwo mwami ninde? Nta wundi bariko bahanura, bariko bavuga.